Reka tukwifurize ikaze mu kiganiro ishya ni ikiganiro kurikira buri cyumweru aho tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye. Ngewe ni Michelle Iradukunda nkaba ndi kumwe na Aisa Kiza. Aisa uraho neza? Uraho neza Michelle, urasa neza. Ukuntu twese tubihuriza. Nkaba ndi kumwe kandi na Cyuzuzo Jean d'Arc. Uraho neza? Ça va. Cyuzu aga costume. Murakoze. Alpha boutique yanze. Wow. Ariko namwe murasa neza cyane. Urakoze cyane. Ahangaha rero kuri pano tukaba turi kumwe na Madame Nsanga Sylvie akaba ari impirimbanyi cyangwa se human rights activist. Reka tuguhe ikaze Sylvie. Murakoze cyane nishimiye kubana nawe. Urakoze cyane kandi kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ntabwo nari kubura. Uyu munsi rero turaganira kuri feminism. Ntujye kure ni mukanya. Reka twongere tukwifuriza ibihe byiza ukomeje gukurikira televiziyo y'u Rwanda nkuko nari mbivuze mu kanya kashize tugiye kuganira kuri feminism. Feminism iyo yumvise wowe wumva iki? Ubundi bavuga ko feminism ari ibigaruka ku burenganzira bw'umugore, ariko uburenganzira bw'umugore ntabwo bureba umugore gusa, bireba buri muntu aho ava akagera. Iyo bavuze feminism bigaruka nanone ku burenganzira bw'umugore mu birebana n'imibereho myiza, mu birebana n'ubukungu, mu birebana na politike, ubuzima bw'igihugu muri rusange. Uyu munsi mu Rwanda iyo tuvuze feminism refiya mwebwe muyumva gute? Ariko mbere yuko twagaruka wenda tugaruka iwacu twabwira abadukurikiye yuko kugira ngo umugore wa mbere abashe kwemererwa gutora hari mu mwaka w'igihumbi kimwe abashe kubona ubwo burenganzira 1893 mu gihugu cya Nouvelle-Zélande, aho ni muri bya birwa hariya muri continent yitwa Oceanie, aho rero uyu umugore yaje kubasha gutorwa. Ariko nanone urugendo rwarakomeje. Iyo turebye i Burayi, muri Amerika, abagore barahagurutse baravuga bati natwe turashaka gutora, turashaka kugira uruhare, kugira uburenganzira bw'igihugu cyacu, natwe turi abantu. Ari igitabo nawe se ndebeje ubundi bavuga ngo am I not a person? Cyangwa se ntabwo ndi umuntu. Ariko en fait hari ikintu abantu batanarealije nuko feminisme uko nguko yisobanuye hari n'abantu bahita batekereza ngo ni gender balance. Ntabwo bihuye. En fait hari itandukaniro riri hagati ya feminisme na gender balance. Gender balance no kuvuga ngo niba ishuri rihari abahungu n'abakobwa nibagende kwiga, niba hari akazi abahungu n'abakobwa nibagende kwiga. Ariko feminisme kubera iki turi gukora akazi kamwe, turi kuri post imwe ukabuhemba ibihumbi 200 birenze ku mushahara wanjye kandi wenda nkurusha na experience. Kubera iki niba ngize maternity leave, kubera iki umugabo watayigira ngo aze kumfasha kwita kumwa. Nyine nicyo ngicyo feminism itandukaniyeho na gender balance. Gender balance no kuvuga ngo birahari ni 50-50. Ariko feminism yes turabihawe, ariko reka tunabihererwemo icyubahiro tugombwa, ni tubihabwe ngo hanyuma hazeho no bisuzurirwamo cyangwa ngo warabihawe kubera icyo uri kurwanira amafaranga angana nawe umugabo urabizi. Ntekereza ko wenda n'ukuntu wenda yagiye ikura cyangwa se yagiye izamuka cyane no mu bindi bihugu bitandukanye, turetse naho wenda uko kuhirimbanira kugira uburenganzira bw'umugore muri rusange, wasangaga ari naho bigera ugasanga nibyo koko barakwinjije muri politiki, ariko bakavuga ngo oya mu bagore 5 hazajya hatora umwe ku myanya igomba kujya hangaha, ntago hagomba kurenga umugore umwe muri iyi position, wenda harimo abagabo 4 cyangwa se harimo abagabo 5, ugasanga byagiye bizamuka. Ari nayo mpamvu ntekereza ko kugeza uyu munsi hakiriho kubihirimbanira uko tugenda tubibona hirya no hino, amuvoma y'abadamu batandukanye cyangwa se abagabo batandukanye nabo baharanira bavuga ati umugore ko nagira uruhare muri byose. Icyo kintu nawe ubona gute urugendo twagize uyu munsi? Reka tureke kureba hirya no hino ku isi, hano mu Rwanda byifashe gute uyu munsi? Iyo turebye mu myaka yatambutse umugore ngo ntibashobora kuba yatunga konti, ashobora kuba yagira agatabo nyine cyane ko nta tuno twa ATM twe twazanye. Uyu munsi rero byifashe gute ku mugore? Murakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza kandi no kuba muri mwenyine impirimbanyi kubera ibyo mwanditse mu masomo. Mu Rwanda rero naho byabaye urugendo nk'uko feminisme yonyine yari urugendo kuva igihe itangira. Uyu munsi umugore w'umunyarwanda afite uburenganzira bungana
n'umugabo bijyanye n'amategeko. Yego. Ni ukuvuga utangiye kuri constitution yacu ivuga inclusivity niba nabivuga uburinganire ibintu byose bingana, noneho ukamanuka ujya no muri politike zitandukanye z'igihugu, ari politike y'uburezi par exemple mu Rwanda muzi ko ari politike idaheza uwo ari we wese, ariko ikanagira n'umwihariko wa politike y'umwana w'umukobwa ivuga ko nk'ukuntu yabivugaga, niyo mpamvu mbitangiriyeho, nubwo bwose abana bose bagomba kujya ku ishuri ariko hari imbogamizi zihariye z'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa iyo ari mu mihango byatuma atajya kwiga, ese twakora iki? Umwana w'umukobwa iyo avuye ku ishuri niwe ugenda agateka mu rugo akagenda akavoma, ese byakorwaho iki? Tugomba gukangurira ababyeyi ko no mu rugo bafata abana kimwe. Mu Rwanda naho uyu munsi urebye mu bijyanye n'amategeko abagore n'abagabo turangana, nubwo bwose hakiri andi mategeko agomba kuba fixe nk'iriya maternity leave aho bavuga n'umugabo nawe ikiruhuko nubwo bwose aho tugeze ubu ngubu ngewe sin advocatingira ko umugabo abona leave kubera ko niyo minsi 3 afite cyangwa 4 iyo umugore yabyaye nayo ntabwo ayikoresha kumusabira amezi 3 nawe azajya kubita uwo mugore amutekere midina nimugoroba. Biraruta ko hari abagore bamwe ubona biraruta umugabo akaguma kukaza ahubwo akaza nimugoroba baryaryamo. So niyo mpamvu feminisme yagiye ifata steps zitandukanye na readiness itandukanye, ariko mu Rwanda personally nka radical feminist nishimira n'ukuntu rwabaye radical nabwo guhindura ukuntu byari bimeze. Umugore nta burenganzira yari afite ku mutungo nk'ukuntu mwabivuze kuri konti, kandi ntabwo ari kera rero ni vuba cyane. Ni ukuvuga imitungo yo mu rugo umugabo yayigurishaga atakubwiye, ariko ubu ngubu ntabwo iriya system ihari, land center yamwemerera. Ni ukuvuga ko twese tubifite uburenganzira bungana, ariko ugasanga umuco wacu nubwo bwose amategeko aduteza imbere bingana, umuco wacu ahubwo iyo wiyongeye kuri ariya mategeko uraturusha cyane. Ahangaha niho naringiye kuvuga Sylvie ku bijyanye n'umuco, ni naho iyo usanga abadamu ku mbuga nkoranyambaga akenshi njya nkunze kubabona kuri Twitter, nawe nkubonaho cyane, iyo uvuze akantu gatoya kajyanye wenda no kuvuga ngo umudamu ibi nibi bahita bakubwira ati iyo ngiyo ntago ari gender balance, murimo murashaka kwishyira hejuru, murimo murashaka mbese nuko ngo ya radical feminist cyangwa se radical feminist murimo murashaka kujya hejuru y'abagabo, mbese ngo gutaking over abagabo. Icyo kintu nicyo nicyo ku muntu bitekereza utyo, kubera ko uwo muntu yakuze azi ko tudafite urubuga rwo kuvuga, cyane cyane nkanjye ukunda gukoresha technology. Technology ni platform, ni urubuga twabonye rwo kuvugira hari nta muntu ugukontrola, nk'ukuntu muri settings zacu za culture ubundi tuvugira he. Haba ubukwe bw'umukobwa wawe ntabwo uvuga, uba wicaye inyuma. Ikintu icyo ari cyo cyose uba wicaye inyuma. Rero hari kuri technology niho tuba tuboneye ahantu tuvuga ibitekerezo byacu twemye, ariko tunazi koko turi buhure na backlash niba nabivuga uryo, kubera iryo hohoterwa n'ubundi tubona muri offline settings byagiye no kwikoranabuhanga. So mu by'ukuri hari abantu babikozeho ubushakashatsi cyane, biri documenté ko movement zose zishinzwe guteza imbere ikintu runaka irizagira abantu baryanga cyangwa. Rero bijyanye na feminism, murazi ko abagabo bari bafite power na influence cyane muri societe yacu. Iyo rero babona ko hari umugore ugerageza kubivuga cyangwa umugabo, kubera dufite n'abagabo bajya hariya bakavuga ibintu bwari byo, yes, ko are really great ally. Nka president wacu yahaguruka akavuga cabinet nicayemo ntabwo ibamwe abagabo gusa, ni 50-50. Niba inteko irimo igomba kubamo abagore n'abagabo, ahubwo twebwe tukagira amahirwe ko hari n'ama parti politique yohereza abagore bangana n'abagabo, noneho byajya guhura ko dufite na women council yohereza n'abandi bagore, ugasanga umubare ubaye mwinshi kandi tubyishimira cyane. Ntibyaba biri kwa kundi mu bari 50-50 ariko nta jambo rihari se buriya nanone? Yes, nabyo birashoboka, kubera ko ntabwo necessairement aho abagore bari ari kuvuga ko abagore bari empowered, kubera ugomba kumenya ko abo bagore abo turi twe uyu munsi hari systeme twakuriyemo. Iyo systeme ntiyavuga ivuga ko wicunguza mbere yo kuvuga. Umukobwa ntapfa gusekaseka, umukobwa ibyo byose iyo bikuriyemo ntabwo uyu munsi ayisa uri buhinduka ukaba ayisa plus. No, ni ukuvuga wagize amahirwe uriga, hari ikintu utandikaniyeho n'abandi bagore batize, ariko nanone iyi system wakuriyemo you have to watch yourself out. Ese wambaye ute? Ese mbere yo kuva mu rugo ese ntabwo imfashe? Ese baravuga iki? Ese imeze ute? Niba twarakuriye muri iyo system rero ntabwo twapfa guhinduka, ariko there is hope. Generation zirimo
ziraza ngira ngo turaza no kubigarukaho tugaruka kuri iyo hope nuko tubona ejo hazaza reka tubanze dukurikire abo mwaganiriye Cyuzuzo hari icyo babivuzeho kuri iki kintu cya feminism mouvement féministe hano mu Rwanda bayibona bate reka tubakurikire. Feminism au vrai sens du terme ko uburenganzira guharanira ko abagore bagira uburenganzira nk'ubw'abagabo ntihabeho kubaryamira ndabyemera ndabishyigikira kubera ko twese turi biremwa muntu nta kuvuga ngo bamwe batera imbere abandi ntibatera imbere cyangwa umwe abe yabura amahirwe runaka kubera ko ari umugore cyangwa kubera ko ari umugabo nta terambere ry'igihugu ryagerwaho ariko iyo urebye ukuntu abantu babiharanira babishyira mu bikorwa usanga feminism nk'uko nyivuze basa naho bayiganisha ahandi hantu hatari aho ngaho kubera ko wisanga hazamo ubuheza nguni kandi ibintu byose waharanira iyo ushyizemo guheza inguni birapfa niyo waharanira ikintu cyiza ugaheza inguni birapfa waharanira ikintu kibi hakaba mbese ubuheza nguni extremism ni ikintu kibi niba abantu bagera kuri level yo kuvuga ngo men are trash ngo abagabo ni umwanda ukavuga ngo umugabo ni umwanda nta nubwo uri gutunga urutoki umugabo runaka wakabaye niba ushobora kuvuga uti wenda abagabo bakora ibi n'ibi wenda bita umwanda wamaze kugaragaza buvuga baribo ariko nuvuga abagabo nk'abagabo muri rusange ukabivuga rimwe na rimwe nawe ufite umugabo ugomba gutaha mu rugo urimo umugabo cyangwa rurimo so uracyari umwana w'umukobwa iso abaye umwanda umugabo wabaye umwanda ukumva ko urimo guharanira ikintu cyiza abana bawe se niba ufite abana ubabwira ngo so ni umwanda ubwira abana ko sekuru ubwo ukubyara ari umwanda ntabwo numva iterambere waharanira urimo kuvuga ko igice kimwe cy'abaturage ari umwanda. aba feministe ndabumva ndabemera nemera ko kandi ibyo baharanira ari byo ari ukuri guharanira uburenganzira bw'umugore yuko agira uburenganzira bumwe n'ubw'umugabo nibyo ni byiza nanjye numva ndiwe gice kimwe ariko ikindi kuko guharanira uburenganzira bw'umugore no kumuha agaciro kumva ko hari icyo ashoboye amahirwe umugabo abona ari nayo umugore akwiye kubona ni byiza ntako bisa kumva yuko donc umugore atagomba gusuzugurwa atagomba gufatwa uko yishakiye ibyo ndabyemera ndanabyumva cyane abaharanira uburenganzira nk'ubwo ngubwo turi kumwe 100% ariko hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi harimo abantu abo bamwe muri bo baba feministe biyita aba feministe barengera iyo hajemo kurengera rero numva yuko biba atari byiza kubera ko iyo utangiye kuvuga ko umugabo ari mwanda umugabo ari ikindi kintu ugatangira kumugabanyiriza agaciro ke ku bwanjye ntago mbyemera nemera yuko guharanira uburenganzira bw'abagore kwemera yuko donc kubona ko dufite amahirwe angana tugomba guhabwa amahirwe angana mu buzima ndabyemera ariko kandi hatabayemo gusuzugurana aho nkunda kubibona babirwanwa cyane cyangwa wenda navuga ko bifite imbaraga ni kuri Twitter ku mbuga nkoranyambaga niho usanga aba feministe bafightinga cyane n'ibyo bintu ngo bicike ariko nabwo comment ubona ko naho hakirimo akantu abantu ntabwo babyumva neza icyo nifuza nuko muri departement zose ahantu hose hari abantu benshi hagombye kuba hari umufeministe wumvisha ko abagore bashoboye mouvement feministe uko irahari ariko ku buryo nakwita bw'ikinyegero ntabwo nzi ihuriro ry'abantu baharanira ko umugore azamuka cyane atumbagira bahari bakorera mu buryo bwo kumugaragaro nta muryango wabo nta kiramwe ryabo nzi urumva abo nzi nabigisha ko abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa banganya uburenganzira kandi abo ngabo ntanakubeshye Cyuzuzo abo nibo nkunda nabigisha gusa umugore ntabwo mbemera kuko banashyiramo ibintu by'imijinya abo njya mbona kuri Twitter ukabona n'ububyeyi muri bo indangagaciro za kibyeyi za kinyarwanda muri bo nazo baba basa nkaho basuzugura basa nkaho bashaka gushyira abagabo hasi abo ngabo nibo mbona ntabwo mbemera icyama Imana ntibazanagire na organization ifatika ahubwo hagatezwa imbere ukureshya cyangwa uburenganzira bungana hagati y'umugabo n'umugore hagati y'umuhungu n'umukobwa ibyo nibyo numva nashyigikira.
aba nabo rero bwaganiriye Cyuzuzo ibitekerezo ngira ngo twagiye tubyumva bigiye bitandukanye ariko bamwe muri bo bakagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo iriya hashtag men are trash ati icyo kintu ntabwo twigeze tugishyigikiye. Ntekereza ko Michel nicyo cyakuruye impaka ndende aho no kugira ngo ndibuka ko men are trash yaje ari nabwo nanjye nkigera kuri Twitter nsa nkaho aribwo nkihagera kuko naje ndi against ntabwo naravugaga kuba umuntu ashobora hari uburyo umuntu agira ikintu kibayeho koko nibyo kibaye ku mugore cyangwa se kibaye ku mukobwa ariko wenda bitewe n'ahantu ari akahita anandikana uwo mujinya wenda akahita bivuga gutyo ariko noneho akahita habaho yuko twese tuhita tugenda mu kigare men are trash ariko wenda rimwe na rimwe utazi n'impamvu uwo muntu wenda yabivuze. Sylvie ndagira ngo ukigaruke ko nzi iyo hashtag wayibonye na buri munsi turakivuga nkandi umuntu ushigikira hashtag men are trash nshaka ko abantu tuve muri victim side twebwe n'abasaza bacu n'abapapa bacu n'abagabo bacu n'abahungu bacu kuba aba victim ahubwo tugende muri iriya sense umuntu anibaze kuki hari abantu batangiye kuvuga men are trash batangira kubivuga muri 2017 muri South Africa ni kubera ko ibintu nta muntu utazi ko muri South Africa habaho criminality itandukanye n'ahandi herena baragukase ufite telefone none iyo bigeze ukuntu batreatinga abakobwa hariya ni ibintu biteye ubwoba binatera n'uwo mujinya pe ugasanga umwana w'umukobwa bayirepte ntabwo bayirepte n'umuntu umwe abantu barenga 10 odela kumurepinga bamushize acid baramutwitse baramukasakase bakoze iki nyina yajya no kuri police aho yagiye kuvuga nabo bakamurepinga aho yagiye ugasanga the whole system yakashoboye kuguhereza droit zawe cyangwa no kuvuga umwana wabaye raped ugasanga iyo system yose iri corrupted under that culture ya rape nukuvuga ugasanga hari n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2016 bwagaragaraga ko buri masaha ane hari umugore upfa muri South Africa bitewe n'icyo kintu rero muri feminism hari ikintu kimwe nk'ukuntu mwatangiye munabivuga nabonye munabizi cyane feminism yagiye evolue mu buryo butandukanye so muri 2006 hari African Charter y'abafeministe basinye kimwe muri ibyo twasinye harimo icyo ntabwo nari impari ariko twari dufite amahirwe Alice Karekezi numwe mu banyarwanda bari bahagarariye nkaho nk'ukuntu n'abandi mu bindi bihugu bohereje abantu tubirivinga mu kintu cya sisterhood it means experience uri muracamo ntabwo nakura place ngo nzicemo ariko la moindre de chose que je peux faire nuku ipartage nawe mu buryo butandukanye twese tugira inshuti dufite ukuntu tubana nabo mu bihe byiza no mu bihe bibi selon ibintu barimo baracamo rero men are trash ni movement yavuye muri South Africa and it gained African presence cyangwa global nk'ukuntu na Me Too movement yabaye ahubwo ndabizi yo men are trash iba yaravuye mu Buraya ko abantu ntabwo bakabaye banayanga hari uburyo bashobora kuvuga Sylvie muri Afrique muri patriarchal culture turimo kuvuga ngo umugabo ari trash ndashaka kugira ko men are trash we are not telling you individual person that you are trash turimo turavuga iyo system ya kubabysittinze kugomba kuba powerful ko you can own a woman you can rape her you can beat her that system is trash and mbese nukuvuga na infrastructure zose zikoze n'ibiki biri trash kubera iki kuki batavuze ngo iyo system iri trash duspose ko ntibashyiriho men kuko wenda hari n'igihe usanga hari abagore we are in a patriarchal culture ikozwe n'abagabo aribo guidinga isi yose around that patriarchal culture mubizi kuva twakura twese twavukiye muri oppression ni kubera ko bamwe muri twe twarize tugira amahirwe we are privileged women like this and we tugatekereza ko oppression y'abagore yarangiye ntabwo yigeze irangira ese ko nta cyumweru gishira nge ntari numva umugore wakubiswa ahantu ko nta kwezi gushira ntari numva umwana barepinze ahantu none se kuki dushaka kumva ko iyo umuntu avuze umugabo ibintu byacitse abagabo beza abagabo bose tugeneraliza kuki mwageneralije kuki mwemeye kujya muri iyo movement mukageneraliza aho men are trash yavuye muri South Africa igihugu bakubwira ko buri masaha n'umugore aba yabaye gangre hano mu Rwanda reka tugendere ku bayishyigikiye hano mu Rwanda aha ngaha mu Rwanda uramutse hari abagore bafatwa ku ngufu nibyo hari abana bafatwa ku ngufu nibyo wenda b'abakobwa ariko se nko mu Rwanda movement yakwicara ikahita ivuga ngo men are trash hano mu Rwanda
urumva niyo mpamvu nshaka kubabwira evolution na context ziba zitandukanye ba bagore bo muri 19e siècle baba feminist ibyo basabaga ntabwo ari byo ndi gusaba uyu munsi basabaga droit kuvota twese turavota nk'abana kugira contre basabaga kuba abantu ntibabe des objets z'abagabo babo uyu munsi ngiye ntabwo ndi objet w'umuntu urumva ko advocacy yanjye uyu munsi mu Rwanda muri uyu mwaka mvuga itandukanye na advocacy y'aba bantu nita abakurambere bacu baba feminist muri icyo gihe ukuntu yagiye evolue ubu ngubu baravugaga we need right kuri bodily autonomy murazi ko umugore atagendaga ngo afate birth control umugabo atabyemeje umugore ntiyarekaga kubyara umugabo atabyemeje urumva ko feminism yagiye evolue ndumva debate ishyushye cyane ariko ku murongo wa Skype turi kumwe na mugenzi wacu Christelle ntabwo twabashije kuba turi kumwe nawe ahangaha kuri panel kubera ko ararwaye ariko tunamwifuriza gukira Christelle uraho neza muraho suje mwese turagukumbuye cyane twabonye ndabakumbuye cyane ndizera ko vuba nzaba nongeye nagarutse kuri pano yego Christelle turi kugaruka rero nyine kuri feminisme hari icyo Sylvia tubwiye yagarutse kuri hashtag men are trash aho yagarutse ku mpamvu iyo hashtag yakoreshejwe yaduhaye background yabyo ko byaturutse muri Afrika y'Epfo wowe iyo wumvise feminisme cyangwa se no movement ya feminisme uyumva gute movement feminisme ni ikintu cya mbere cyiza nicyo navuga am feminist ngira ngo kuva nzi ubwenge nagize imana nkurana n'umubyeyi mama wanjye ari mu bantu ba mbere bagiye batangiza mu movement zitandukanye abazadutera imbere so ni ikintu nakuriyemo ni ikintu nakuze ko ngomba kwiga mfite ubwo burenganzira mfite uburenganzira bwo kwiga icyo nshaka yaba ari science nkaba nayiga gusa nkaba ngomba kuba nanjye ngomba gukora cyane kuko sinzabona ibintu kuko ndi umukobwa gusa ugomba kubona ibintu kuko ubimerita kuko ufite izo mbaraga n'ubwo bushobozi so ku kintu rero cya men are trash Sylvia tubwiye ibintu bya sisterhood ndayumva ariko nanone ntabwo ugomba kujeneraliza ibintu byose en general byahise binyibutsa kera jenoside ikirangira yakorewe abatutsi abantu bakira abana mu miryango yabo bakajya bavuga ngo abana b'imfubyi baragora bakabigira ibintu bijeneraliza abana b'imfubyi si bashobotse so it's the same nuvuga ngo umuntu ni ku giti cye icyaha ni karemano njyewe ndi umumama ufite abana b'abahungu ndi kubarera kugira ngo bavemo abantu bubaha bavemo abantu bazasapotinga abagore babo mu rugo nibashaka kwimariya nibatabishaka fine ariko ntabwo ushaka kumbwira ngo men are trash umugabo wanjye ntabwo yari yambera umwanda ku buryo najya kubimwita nta nubwo abo bana Sylvie iki kintu ucyumva ntabwo ari byo sisterhood ikintu cyo kujeneraliza ntabwo ari cyo ntabwo ushobora gufata abantu bose ngo bashyire mu gatebo kamwe muri South Africa bararapinga ni ikintu gihari ariko South Africa si rap gusa hari social inequality abazungu n'abirabura si bafatwa kimwe systeme iri futu systeme irapfuye mu buryo bwose ntabwo ari ikibazo cya raping gusa ni ikibazo kirenze n'uburyo bamwe baba mu mabido no urashaka kuvuga Christelle ko ikibazo ari system ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo ni umugabo ikibazo ni systeme ipfuye mu buryo bwose ariko mu Rwanda nimba tumaze kugira 60 na kangahe mu nteko ishinga amategeko abantu baritanze president yashyizeho ayo mategeko araza abantu bose baradufashije ari basaza bacu uyu munsi nimba ngo men are trash bivuze ngo sinabashima icyo bigeze bakora sisterhood ni ukuvuga ngo umuntu uri South Africa ndi kumufasha iki yego ndi kuvuga cyane nerekana South Africa ibitagenda ariko mu Rwanda feminism dukeneye kubafasha iki hari abana bo mu byaro n'ubu ngubu bakiri inyuma kubera ubukene hari ababura amakotex kugira ngo bajye kwiga mu feminism naho ngaho ubu ngubu mu Rwanda tuyikeneye hari ikintu rero avuze hari ikintu nashakaga kubwira Christelle merci beaucoup kuri intervention ziwe ariko nashaka kwibutsa ko feminism ni human right human right cyangwa uburenganzira bwa muntu buri universel ntabwo ari ukuvuga ko human right abuse ziba zibera ahantu hamwe ngewe zitandeba kubera ko muri feminism to believing ko oppression atari ikintu cy'umuntu oppression ni ikintu kigomba kuba atake na buri muntu wese nanone sinumva
kubera iki feminisme twakwita gusa kuri context n'ibiki feminisme actually we are calling for a feminist government isi irimo iranagana na hariya ni ukuvuga ko iyo tuvuga ngo u Rwanda ngewe iyo mbivuga nta buri muntu ntabwo ari oblige kwemera ibyo mvuga iyo mvuga ko I'm living a feminist country becoming a feminist country ni ukuvuga kuva imyaka 10 ishize ibintu biri kugenda bihinduka ahangaha ndahita nkubaza Sylvie hari uburyo butatu bwo kuba feminist hari aho nabonye bavuga ko hari liberal feminist akaza radical hakanaza material kare dutangira ikiganiro hari ahantu wavuze ko ngo and I am radical feminist and I'm very proud of it so ubwo radical turashimutse abadukurikiye ko nyine ari babandi ntabwo kuvuga ni babandi bakomeye cyangwa badakomeye ahubwo nuko bagenda babirivinga mu bintu bitandukanye bamwe bakavuga ko ibibazo tubona ahangaha ntabwo ni ibibazo byaba fixe umugore n'umugabo bafite uburenganzira abandi bakavuga nkanjuza nkababwira no nyamara ibibazo biri muri systeme tugomba gufixinga kwanza mbese ukuntu byagiye bievolue muri iyo minsi yose niko byagiye bifata izindi sura selon les priorités zari zihari n'abantu bigenda bifata amazina atandukanye ngewe iyo mvuga kenshi ukuntu definisa radicalisme yanjye nuko hari ibintu ntakina nabyo nukuvuga oppression singina nayo ikajya nukuvuga when I see it I attack it immediately I don't entertain you ntabwo ari ukuvuga ko nukuberera ko nsanze ntakuzi wamujinya kandi rero kugira umujinya ntabwo ari bibi sinzi ukuntu abantu badefinisa umujinya abanyarwanda hari ukuntu tugira tendance yo kudefinisa umujinya no kukarakteriza umuntu selon akaakte gatoya tubonye ngenda rakarape kandi ndanaseka mu bantu baseka bambere ndimo bishimye biranagaragara ariko mu bantu barakara iyo hari ikibazo ndimo kubera ko Imana imbabare sindi Imana ariko na Yesu yinjiye muri kiliziya ahantu runaka asanga bari kugurishirizamo arabimenye ni ukuvuga iki iyo ubona umuntu aba oppressed ntiwigire ngo no uyu muntu yabura ariko ngiye mfite ibiryo uyu muntu umwana we ntabwo ari kujya ku ishuri abanjye se ko bajya ku ishuri uyu muntu umwana wawe yabaye repte ejo se niba repinga uwawe ngewe rero oppression nyibona ko ari ikibazo cyatweze niyo mpamvu actually human rights ye ukuntu Christelle abivuga ngo ibibazo by'abakobwa context kwiga no ngiye nkubwira uyu munsi ko I'm calling for a feminist technology system ni ukuvuga iki abagore n'abagabo bagira uburenganzira bungana kuri technology iyo bavuze aba feminist na environment niki ni kubera ko tuzi ko environmental impact za mbere zibera ku bagore iyo mvuga ko amazi it's a feminist issue ni kubera nzi ko umwana w'umukobwa mu Rwanda nava kwishura akajya kuvoma kure bizatuma atiga neza agatsindwa mukaza kuvuga ngo abana b'abakobwa nta bwenge bafite ariko niyo mpamvu hano tugarutse kuri societe yacu turimo uyu munsi ni urugamba rukomeye cyane ariko dufite intambwe twateye dufite ahantu uyu munsi quand même ugereranyije n'ibindi bihugu nahoze ndeba kuri Al Jazeera bavuga bati igihugu cy'u Rwanda ku mugabane wa Afrika ni intangarugero byo bijyanye n'uburenganzira bw'umugore ufite sinzi ndayiye kukoza ufite abana b'abahungu yes ufite umugabo iyo ugarutse mu rugo icyo kintu iyo advocacy ukora hirya no hino ubasha kuyibaho gute wowe hari ikintu natangiye mbabwira ko hari systeme twakuriyemo nanjye nakuze nk'abantu bose nukubera gusa nagize amahirwe sinakura mama mbwira ngo umusaza umuvanire w'isahani umusaza wa umusasiruri umumesere ariko twakuze kuriye nukuvuga ko umuntu ufite umugabo uyu munsi ari feminist afite so many challenges kubera ko you have to satisfy the society n'uwo mugabo wabonye noneho ukanabilivinga no mu myemerere yawe feminisme yanjye uyu munsi niyo mpamvu nababwiraga ko ba feminist bafite priorite zitandukanye selon imyumvire aho bageze uri muri Sudan atandukanye nanjye uri South Africa atandukanye nanjye nubwo bwose I have to use my privilege, my voice to speak out. Iyo hari human rights abuse ahandi hantu. Nukuvuga ngewe uyu munsi nk'umuntu ufite abana, child care is a feminist issue for me. Kubera ko kugira amategeko yo kohereza umugore n'umugabo ku kazi bingana, udatekereje ko uwo mugore ushaka ko yonsa misi bavuga igihumbi amezi atatu. Ntabwo ushize breast pump ku kazi, ntushize icyumba cyo kongereza. Uwo mugore nta modoka afite. Mbese uwo mugore azakora koko bingana n'umugabo. Ahubwo uwo mugore uri muri mwica physically emotionally dusoza gatoya kuri dufite amategeko ahereza uburenganzira bungana umugore n'umugabo aha nuba radiko ntago uzatuma noneho babagabo bumva ahubwo ko muje utangiye kumukandamiza handi umugore avuga ngo nimba ugeze mu rugo ntago ari ngiye ngomba gusasa ntago ari ngiye ngomba gukora ibi ntago ari ngiye abagabo bafite ikibazo muri aka kanya cyane cyane uzareba iyo
harimo deba nk'izo ngizo baravuga ngo kubera icyo uri kuvuga ngo abakobwa ibi n'ibi ese abahungu bo ntabwo bafatwa ku ngufu ese abahungu bo ntabwo bagira ibibazo hari abagabo benshi baba abused ariko ni kubera ko iyo urebye magnitude ni kubera ko ntabwo bavuga ngo icyaha ni gitoya ngo ikindi ni kinini byose ni ibyaha byose ni crimes ni ukuvuga umugore uhohotera umugabo in her system I can call her system trash because it's not acceptable ko umuntu ahohotera undi ariko ikintu nashaka kugarukaho nyamukuru ni ukuvuga ko iyo personally when I call myself a radical feminist it doesn't mean ko hari I don't have power to change things but also I have the right kutabyemera uko bimeze. Reka dusoze rero kino kiganiro ishya tubibutsa ko mugomba gukora follow kuri page zacu zitandukanye Facebook, Twitter, Instagram kugira ngo mujye mubasha kubana natwe mu kiganiro ishya. Reka tubashimire cyane Refi, reka mbashimire. Reka tugushimire cyane nawe Michelle. Reka dushimire Sylvie, twibutsa abadukurikiye yuko rero ari impirimbanyi cyane cyane mu bigendanye n'uburenganzira bw'abagore. Naho ubutaha, bye bye.